urubyiruko reka negere gutya kuri uyu munsi w'ibyishimo n'umunezero twishimiye kubana namwe muri ab'agaciro kuba twabatumiye mukaza mukaba mwataye imirimo yanyu n'abataye ingo bakaza hano kwifatanya natwe gushimira Imana ni iby'agaciro kuri twe tubafite ku mutima. Rero muri aka kanya ndashaka kubereka abashyitsi turi kumwe. Hari abantu mwagiye mubona cyane cyane bo mu Busanza, bo hari amasura ngiye nzi, ariko harimo n'abandi mutazi mwebwe baje bakaba bari aha ngaha. Rero ubu ngubu ndashaka kubereka bamwe mu bashyitsi turi kumwe, ababyeyi n'abavandimwe. Ndahera kuri Padiri mukuru wa Paruwasi ya Kanombe, arahaguruka dusuhuze. Murakoze. Harakurikiraho Padiri Jean Claude Ndashimye. Turahita twakira Padiri Byikwaso, ari nawe na fondateri na Nyandamu Janvier, niwo fondateri ba Groupe de Jeunes. Harahita hakurikiraho ubuyobozi bwa Centrale ya Busanza, nabonye Perezida na Vice Perezida, ubwo barahagurukira rimwe. Hari n'abandi ubuyobozi bwa Paruwasi, ubwo ni Centrale ya Kanombe, ubwo ariko bwa Paruwasi ya Kanombe sinzi nimba babonetse bo bahagarariye nawe. Abi Kanombe bose baje, bavuye abaturutse kuri Paruwasi nabo. Reka twakire n'ubuyobozi bw'inzego za leta, abaje bahagarariye akagari ka Busanza turimo ubu ngubu, cyangwa umurenge wa Kanombe nabo, ubuyobozi bwa Izere Mubyeyi, noneho tugiye kwakira amatsinda. baranyibukije abihaye Imana. Impamvu ntari nabitinzeho nuko Mansera yicaye hariya, ariko nawe ni umwe muri twe, ni umubyeyi utugira inama. Noneho tugiye kwakira amakorari. Hari korari Saint Paul ya Kicukiro, abaje baturutse muri Saint Paul ya Kicukiro,
ngo ntago baraza nabo. Abaje baturutse muri korali Ire Vivant, abaje baturutse muri Care International, abaje baturutse muri korali Saint Jean d'Arc, abaje baturutse muri korali Inyange za Mariya, abaje baturutse muri korali Inyenyeri za Nyina wa Jambo, abaririmbyi ba Zaburi, abaje baturutse muri korali Magnificat ya hano mu Busanza, abaje baturutse muri korali Dominico Savio ya hano mu Busanza nayo, abaje baturutse muri korali Maranatha ya hano mu Busanza nabo, korali Inshuti za Yezu mu Busanza, korali Umutima Mutagatifu wa Yezu, Pueri Cantores yo mu Busanza, abaje baturutse muri Regina Mundi y'i Kanombe ntabwo barazwi, abaje baturutse muri Groupe de Jeunes La Voix des Anges y'i Kanombe, murakoze cyane. Abaje baturutse muri Saint Thomas d'Aquin, mwese murakoze kuba mwaje, kuba mwatwitabiriye iki gitaramo cyacu. Bavandimwe, igitaramo nk'iki kiba kigamije kudushimisha no kutuzamurira urwego mu miririmbire ndetse no gufasha abandi kwitagatifuza, ariko kandi kiba kigamije umwanya wo gusabana, kwigisha no gusangira. Rero nk'abana banyu bamwe tuba tukishakisha, mumfashe mutuze abantu bari inyuma twumve ijambo rya perezida, mumfashe rwose mutuze. nakomeza. Nk'abana banyu nyine tuba tukishakisha, bamwe turi mu mashuri n'abandi tukireba ko hari icyo twageraho mu buzima, biba bigoye. Ntago nyine nta kintu twageraho tutabafite. Rero nk'uko mukomeza kugenda mudufasha muri bimwe na bimwe, mu nama zanyu, isengesho n'inkunga ku bigendanye no mu mufuka, turabashimiye cyane. Ndasoza nongera kubabwira duti murisanga, mugubwe neza, kandi hari byinshi biri hano inyuma tugiye kubereka bindi, ndabizi neza muri buze kuryoherwa. Murakoze.
perezida urakoze cyane. Mumfashe ntatinze nanone. Tutaje gutinda mu magambo, reka twakire Padiri Byikwaso Emmanuel, umwe muri fondateri bi groupe de jeunes Christus Serenyati. Ni umwe mu bagize uruhare kugira ngo tube turi hano. Iyo umwana avutse agakura hari uba warabigizemo uruhare nk'umubyeyi. Yego, ni umwe rero mu babyeyi muri bamwe bashinze groupe de jeunes Christus Serenyati. Twamwakira. Urakoze cyane. Gusa araza kuza kuba ari kumwe na mugenzi we, bari kumwe. Namubonye yigira hejuru abasuze Nyandamu Janvier, nawe nse nk'umuvugaho gato, yigira hejuru abasuze mu mubone. Yitwa Nyandamu Janvier, ari umwe muri wenda Byikwaso Emmanuel araza kubivuga byambaye cyangwa kundusha, ari umwe mu bo bafatanyije kugira ngo iyi groupe de jeunes ibeho. Ubwo reka twakire rero Padri mu magambo make tuganirizeho, ubundi tudatinze cyangwa tugaruke kuri stage. Ntabwo turi butinde, agiye kutubwira uko umwana yavutse. Yego, urakoze cyane. Yesu akuzwe. Ntabwo mbwira ijambo ni jyenyine, reka nsabe Nyandamu yigira imbere kugira ngo dufatanye. Reka twigire ahangaha aho ahari zaryoshye. Zaryoshye nicyo bivuze. Ndi Padiri Byikwaso Emmanuel. Kristo Yesu akuzwe. Nanjye ni Nyandamu Janvier nk'uko bari bamaze kubivuga. Uyu mwanya baduhaye turawushimye. Turifuza kuwukoresha tugaruka gato ku mateka, ku nkingi za groupe de jeunes Christus. Ikindi gice kiraza ari ugushimira. Ngarutse ku mateka gato, groupe de jeunes Christus Serenyati, reka menetse no kuvuga amateka, ahubwo mbanze mvuge n'iyo impamvu y'iryo zina. Groupe de jeunes Christus Serenyati ni ihuriro ry'urubyiruko rwamamaza ingoma ya Kristo, mu yandi magambo.